umva reka mbwize ku mva imbere wanjye gira akazi we mva imbere cyane kiramubona unyisigi iki we wazukanya hejuru se nkagukunda unyisigi ntibikunda unyisigi ntibikunda agundi kuki ntahera kuri umusatsi ngo mbanze mupfure ubundi ngo si bwatokowe nta sone njyana nigegera akazi ariko ntacyo nubwo wa muri ibyo binyagwa byawe ubwo bugorye ido akako tuzakagabana ntabwo bebe umunenge ndakuzwa wowe ntabwo byakunda ntabwo nabyihanganira oya ntabwo byavamo niba nyine wishimye twishimane nese niba wariye kuki udashaka kureka nanjye twishimane niba ngo tunasohoke cyangwa se tunapanga imishinga yo mafaranga kuki uri kunyikuraho se navuze ngo njira mu nzu njira mu nzu Yes. Ako se uyu mugabo yabaye ate hajya ngo ubwo nguri muri bya bikibya hajya ngo nibiki ngo nibisimbi asura no uyu musa betinza ngahera kuva mu gitondo ukicara upfa kumara ko gufata ibyurye ukumva mu gifu harafashe to ugahita uzukicara akuza betinga ugeze ryari none nta kamaro maze umwanya usumara uyicariye ngo uri muri betinga warangiza ugahuhaho ubundi wowe ndakwigira icyo gukora reka nigire mu gikoni Yes. Oui. Hako ngubona uyu ni umugore mfite ni igini cyangwa ni isasu. Dori shoti gacha. Gonga wakintu. Dori shoti. Nena ko none se iyi jackpot wabonye gakino kaje akaye gakino gashashya wakintu muri bet kahe do reba amafaranga maze gutsindira 250 cyo yanga ako nakadege oya nose wowe ko da bin mpanigira goje nanjye mba mbiri amafaranga ndayikuramo reka ngwiza ukuri uko ndeba uko reka nta kandi kazi nyishaka gukora mbega karaguruka reba mukanye sinayikizaho sengisa uri hangahe simbagiye 25 dore 25 nta muntu kijya mu kazi akadege kari mu kazi wa kintu kandi wasanga umugore wawe utaramushyiremo nk'iyo porogaramu noneho rero naye wamushyiremo wowe waragiye ukwamira mu tudege beretse kara
Akoze uyigwenge akabuta se. Wese uno musi wa betting yihe mwana? Mberebereye mu makipe ngiye burya ntabwo mu makipe. Ariko nonuza hari hano kuri wina hano. Aho ngaho. Aho ngaho nabwo ubasha kurya. Ariko uko biri kose ariko nagukoreye ipare. Ni umukandara. Ntumbwire ko washoye. Sibyo mba nkubwira. Shora. Kabisa habiri byo kuyikirisha aho ngo 5 10 shora. Ubundi madamu azajya hita abona inyungu. Ubundi urabagore. None tubijyamo abagore banga. Wanjye yaranyisheje ubundi. Yarankubise isafuriya mu mutwe. Ariko nubwo bimeze neza sha. Caca kabyihorera. Ibigize kandi. Ejo bundi nashoye 700. Nubu ubundi ndakina ngo ndeko nyagaruza. Apo. Muri 700 sinzigaranye ngane. Nta na senkani nsigaranye. Utumva tubijyamo kagira ngo. Neze ko wakubiswe mwa. Nakubiswe ahubwo nashize. Nashize ahubwo nashize. Biraje wenda n'agasambu k'umugore nari ngateje. Hoya. Ahubwo no subwo ngewe ngiriye inama none. Inama? Gira yenda we byaguhira. Ariko umugore ubwo yenda nimba wowe nta kibazo. Hana mfite umugore sasu nawe azamanikisha amaguru. Nawe se? Nakurahi. Ni hatari. Birakaze dore uruhara rugiye kuza n'ingofero sinajyaga nambere. Ariko reka ngwize ukuri. Ngemba nakoze ipare izi ebyiri. Ariko nakonesha yenda kuguhira man. Ariko mfite ikizere ko ashobora zose zishobora guhomba ko nubundi mvaje cyose narahomba. Kwegera ikizere ko yenda imwishira mfite ikizere cyuko nta nimwe ishobora kurya. Ubwo se wasonga. Ejo bundi nagize ntyamba ngurishije akabanza hano hepfo. Dore nibyo nanjye nari ngiye gukora. Ndavuga niko biri kose reka ngerageza amahirwe. Ndateganya no kugurisha no ku mugore harayibaze kandi. Ngashora ngashyiramo imigabane. Bivuze ngo ubu ngubu ushore kuba makeya ndimo nekereza. Washoye nka desi. Wa 3.5. 3.5 baraguhitana. Ariko umugore ntago. Ntago uyo umugore se yabishe oyasha. Umugore se yabwirwa n'icyo abona ko y'amafaranga. Gatabize yenda ntabwo yenda cyari bwa gutwara. Oui. Ariko nari. Oya ntugiye cyo. Nyine ngewe ngiye kubanza ngire. Hari agapari nanjye nuza muzehe Ngwabo kwisi. Yarambye ati ako gapari ugiye kuri ako kariyesi ngiye kumureba. Okay ntagiye kumwe. Ariko muze hafi utaza kugurisha ikibanza cy'umugore wamwe. Dore na phone dore ngiye bafite ebyiri. Imwe yigize izimyenda. Nyaruka. Naribi. Ariko rero ubitekerezaho. Sawa. Ubitekereze. Nyaruka. Wenda kawe karya naribwa nawe ukazanterera urigani abaribwa tuba tuziranye. Ako umwanya w'umugabo asigaye yivugisha nk'imbwa z'agasozi. Agize kwirwa akoma. Ninde wandogeye koko? Ako barabuguhohereye. Barabugukarabije. Warabushoreje byagenze gute? Ngaho mbwira. Niko mugabo mwe. Ayo mapari yawe se yarira. Ubutegereje ko kavange kanje nitekeye. Ako nanjye washaka ikintu ngomba kugukorera ku buryo wababara. Hayundi imyenda nambaye. Si ibintu by'amapare subikuye he. Umva garuka sha barabana. Mwavugana gase uzi ngo sinakumvaga hangaha. Bare abana bishwe n'urusimbi. Umva nzongera kubona muri kubetinga we. Si muri abanyeshuri. Amakayi mamwe yashize ko basa po mugende. Nzongere kubabona ara kuri betting. Reba hano. Umbonyemo injiji, umbonyemo rushorera, umbonyemo itungo kubyo utangiye kumbera. Urabeshya bari abana se bagira telefone na. Wowe urigwa na telefone. Dukumva ngo wabetinze ngo wagize ute ariko numvaga no wivugisha nkaho uri umugabo uringirwa mugabo uri kigoryi ubundi nagushatse ndeba ako se reka nkubwire sheri mbambone nanjye wagushatse oya kuvuga nabimari nimba abana bavuye gukina urusibe nkabagira inama ntabwo ati mureko utwo tudege mureko utwo tugorofani nimba natwo tubamo njye ko mbanze gusomera nubundi ni hahandi nta mugabo nsigaranye ngende nawe kugutangagenda ariko pasu baru amafaranga washoye muri ibyo binyagwa byo biruba bicaranye ibyo bigoryi ibyo bimara nayo tuzayabara ukure hayange ugwazo harabetinze uyambe wumbishije kureba hirya reba hano urambonera nta mwenda ukigira nta rukweto nta mata wazana hano mu rugo
ngo uri muri telefone wayagaye uragira urya ukongera ukagira urya ibyo usora bizakumarira iki ariko hari ikintu utazi ndashaka kukubita agatanya ivuza ubuhuha uri kumva cyangwa amatwi arimo ibiti umva reka mbwize ko mva imbere wanjye gira akazi we mva imbere ugende sikira mubona unyisigi iki we wazukanya hejuru se nkagukunda unyisigi ntibikunda unyisigi ntibikunda agundi kuki ntahera kuri umusatsi ngo mbanze mupfure ubundi ngo si bwatokowe nta soni njyana nigegera akazi ariko ntacyo nubwo wa muri ibyo binyagwa byawe ubwo bugorye ido akako tuzakagabana reka ngende sibyo ariko hagati yanjye nawe ubwo nyine ni ipusi n'injangwe kubera iki ibyo bintu wishoyemo tuzakagabana akora kanje uzamenya se naho naribi nubwo wenda nyashora gashya akunda ariko nakomeza nshobore nyine abaribwa nyine itegeko nuko ukomeza ukagerageza ariko bizakunda Hoya nta nubwo nakwirwa nkusuhuza niko ibintu sister arimo kumbwira araba atari byo bofre ibintu by'urusimbi ngo nibyo wagize akazi oya bofre nari ngukumbuye ngiza avana ibya bofre ngaho oya sigaca kiri umusore ko twakwemeraga uri umuntu uzinduka kujya ku kazi ugakora tubona ufite iterambere natwe tukabanguruka guhema mushiki wacu tubona hari aho wamugeza hoya buranda kwemera ahubwo ngize amahirwe uraje warozwe nande na oya ngize amahirwe uraje twatuma tukuvuga ngo nukubyukira ku rusimbi saa tukajya muri ranch nguvuye mu kazi ugasubira ku rusimbi utuntu twose ngo waragurisha ngo nukwirirwa ubetinga sega cagi ibyo ngibyo umva iterambere ririmo ibyo bintu ari iri base aho kiniye urusimbi unari ikintu wiyungura ariko indi wowe njye nyine urusimbi nyine urusimbi runshushanyijeho se rumbanditseho se unyumvire none nkoka byara ubuse mushiki wanjye amamagaye arimo kurira ngo umugabo ngo nashatse ngo ndabona gisigaye ari ukwicwa n'inzara ngo ntugikora ntugiha nukwirwanaho ibintu byose sigaca ababeshyuriye kwamagaye ngo nze nkugira inama urusimbi ko nta muntu n'uyu n'umwe nzi rwakije ngo ubu wa kabiri waretse ibyo bintu kubaka urugo none se ubundi rwa mbere narwubatse ari wowe urwubatse uwo mushiki wanjye yahukane ngo nukwirwa mu rusimbi akazi hanze ako gahari kari ari kenshi ubabuze ikintu kimwe wakora mbwira mu rugo tugushakira igishoro se wenda uve mu rusimbi ushaka business ukora utunga umukobwa wacu ubu ngubu wasanga amaze no kuzana amagufwa nese nimba umuhoza ntunamwiteho ngo uri mu rusimbi ubundi ubona akanya ko kumwitaho amaze kuzana amagufa surumva atabaye kuye kuri busheri byoroshye ni ibintu biba byoroshye cyane ahubwo najya nkwitumire nk'ikirosha ugenda ushyiramo n'izo mu nda ko warangiye neza umugore wanjye kugira ngo ajye azana amagufa umugore wanjye ntabwo natuma azana amagufa njyewe ndahaha agomba kuzana irote voilà c'est ça oui très bien oui bigere naho utacyubaka n'urugo ngo nukubera urusimbi urugo narwubatse ahubwo nabimenye gushyiraho porotayi aho munyumvire neza gushyiraho porotayi hari ubanza yaranasaze ariko umva nkayizenguruka koko gutya umva yaranasaze ku buryo kuzi wanjye bizajya bigusaba kuzi wanjye bizajya bigira bisaba kujya gutya sonorisation soneri vuga kandi tuvugisha ukuri ngo ibintu byose yasaye munshaka nari ufite ko byose ugenda ugurisha buri munsi nta na kimugura ngo inkweto ujyanye ngo suyigarukana imisho ujyana ishati nziza ngo ukagarukana nk'agapira sigaca uko urusimbi ko numva rugiye kumaraho utuntu urusimbi tumugera naho utana n'umugore yerega nawe nkwitegereje nawe ubwo mbona usa n'urusimbi oya gacagi rero ari unse kuba nje hano wumva mfite umujinya naho ndi gutima mu buhari urabizi twagoye umukobwa wacu tugukunze njyewe ikintu kinzanya hanga wakwisubiraho
urwo rusimbi ukarureka mu kubaka. Okay, nta kuntu urwo rusimbi reka ndureke burundu ngwibagirwe ngende ukina kabiri mu cyumweru. Aho mu nyumvire neza ry'Imana. Urusimbi se n'urukina kabiri mu cyumweru ayo wakorera ukashyiraho ubwo urabururetse gacaje ibintu ni bibiri. Reka urusimbi burundu nta muntu nzi urusimbi rwakijije cyangwa se ubwacu tumutware ntagiye kuzicirwa n'inzara ahangaha ubwo nyine usigara ukina urusimbi weho wana kwishyiraho ukibetinga bakakujyana ntacyo bizabe tureba. Icyari kinzanye ni ukukugira inama nta kindi urusimbi rureke cyangwa ubure byose. Reka ngwize ukuri data bure nyina aho kure ku rusimbi ntari kumugora agataha. Ubwo ndumva uhisemo urusimbi kuruta umugore. Ubwo rero cyari kinzanye n'iki ni ukukugira inama nk'umuntu nkunze bundi umugore amamagaye arimo arira ambwira ngo agiye bamaze kuzinga utwe ngo agiye kwigena kuko arabona urugo yashatse rudashobotse. Ndamubwira ati rero reka nze magere agiye kuzinga mugira inama umugabo wawe rebe basi oya munyingi mbabarira munyingi oya nta kindi gihari nimba urusimbi rureka ntamubwira akaba yihanganye Zurega mwana kubaka muracyari bato ni umva gaca nicyo cyangenzaga nizere ko tubyemeranyije we nta kibazo uraruretse ndaruretse rwose aha ndaruretse singiye nzaba mbyumva singiye kubura umugore sawa rero kugira ngo ndeke urusimbi ntareka kurya nta soni wara kuza undata reka urusimbi. Wow! Yes! Miliyoni 10 cash. Miliyoni 10 cash. Nzibona ziza. Nago ndi kumva. Sho, hani. Ubuze ngo iki? Hani. Ubuze gute? Hani. Shu. Cash, miliyoni cash. Shari, turashize. Miliyoni 10 cash. Hani. None kumana nyagasani ntago nzi ukuntu biri bugende. Se kwajya ngufashwa n'amashanyarazi. Nyine nambaye neza. Nagira ngo dusohoke tugende. Usohoke? Kandi uvuze ko ahukanye? Oya, ngiye nahukana, ngiye ngusiga. Ngiye buzima bwawe. Fata igikapu cyahukana gihe. Kandi ngiye genda huti. Ahukana nkubona urenga. Komeza ahukane. Kose sheri kubizi ko mukunda. Sitwasezanye kubona Karamata. Uze nagusiga koko nkaba ngusigiye. Yego sedi. Akaramata kaje kazanywe n'amafaranga. Ndagukunda mana ngiye nkuzirana. Ndakuzwa wowe. Niko. Oya none se yahukana ugize ngo ibyo bigezweho. Shinga tubonye amafaranga. Mukanya se ubundi bura wagize ngo nari nkomeje. Kare. No umujinya arumfa. Neze nyobeye ngewe wo kubetinga y'ama amafaranga. Natwe turabikora nakwenda tuba tutarafata. Nawe natwe turabetinga. Ntago nakuveba. Kare. Nawe urabetinga. Nabundi bya nakubwiraga nizere ko utabiha agaciro ahubwo kabisa rwose igihe umwaka igihe umugabo kiyariko. Oya nibisanzwe ngenda mukunda rega. Nibisanzwe. Anashatse neza. Mugabo wawe rwose. Kandi sho tugisha agashati kandi. Oya jya umwita. Ndashaka guha gift pe. Okay, aya mafaranga arimo mushaka kuyaryaho. Mbone mwafunze iyo minwa yanyu. Sinshaka kubana n'umuntu n'umunwa uri muranyeganyega. Kuko ubu ngiye mfite amafaranga simbashaka n'abantu bahamagara hejuru bansa kwisi. Ikintu cya mbere wa mugore we. Wari mumbwira ko nundimbwa. Umbwira ko nta kintu nzigezaho. Umbwira ko ushaka no kwitahira. Umbwira ko ushaka no kugenda. Ukazajya gushakana n'abandi bagabo. Wowe utangiye kwivugishwa rega nanjye urusimbe na rukina. Gakine na nkungu cyangwa ukine na hoyi ikwanure. Ako bebe utangiye gutwinduka koko. Uzishoboka. Ubu nagukunze nkagukundwa akaze wirirwa wicaye hano none urariye utangiye ngo ngende nawe ukananjya he. Arariye karya umuriro cyangwa urya umuswa ndi iki? Amafaranga yawe. No mu muryango umva twagiye we nkubona urenga hari. Yewe Zamu abarenga sindi toka nta kintu nceda ondoka
Agerayo. Agakesi ka Agerayo. peti. Mayo. Agakezi ka peti nge se ndi burarirwa cyangwa nge ndi nyanya. Datishere mureka agende twigumanire. Ubundi uriya nta nubwo tukuzi. Komeza taha we. Tujye mu sibyo. Hanyuma nawe nkubona umaze n'igihe kandi buri ubwo unezere ibintu byose bigomba kugenda neza. Genda ujye kunezerwa wenyine mu nzu. Genda unezerwa. Ubu koko ntabwo ushobora kuvuga namaze no kwisiga ndasa neza nambaye neza basi dusohokemo. Genda ujye kunezerwa. Tumaze igihe utanasohoka. Nimba ushaka gusohoka injira mu nzu wongere usohoke. Ntabwo bebe umuntu ngiye. Ndakuzwa wowe. Ntabwo byakunda ntabwo nabyihanganira. Oya ntabwo byavamo. Niba nyine wishimye twishimane. Nese niba wariye kuki udashaka kureka nanjye twishimane niba ngo tunasohoke cyangwa se tunapanga imishinga yo mafaranga. Kuki uri kunyikuraho se? Navuze nginjira mu nzu. Injira mu nzu. Hako umuntu azajya agira urukundo ruko afite amafaranga igihe atinda hari umutinda abantu bajya bamureba. Ariko reka nzi nkwereke. Aya mafaranga nta n'igiceri cy'icumi waryaho. Ntiwambwiye ko ndi imbwa. Ubone se imbwa se ubundi yaguha amafaranga ukayakira.